noneho twibuke kwicara rimwe curange komera umwami Yesu amashyi meza dusome rero ijambo ry'Imana mbere yuko dukurikiza ibindi. Turasoma aho mwasomye muri Yesaya kongere dusome muri Yohana 8:12. Hanyuma dusome zuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugeraho. Amahanga azagana umuco wawe n'abami bazagusanga uzukanye kurabagirana. Amen. Muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 12 Yesu yongera kubabwira ati nije umuco w'isi, ukurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umuco w'ubugingo. Tunejejwe no kuba hano iwanyu muri Arizona. Tushimira Imana cyane yabikoze, Imana ishimwe. Kongeye gushimira ikaze ryanyu abayobozi b'itorero abadutekereje, Imana ibahe umugisha. Mwebwe mwese abanyamuhana turabiyegereje. Tunejejwe no kubana n'umukozi w'Imana Bigina, Imana ibahe umugisha. Azazi wacu natwe Imana ishimwe ko tugeze ino, Imana ibishimirwe cyane. Ndabona Perezida Ngoga, Imana ibahe umugisha. Perezida wanje naje aho tuba mu muhana, rero ndishimye kubana nabo. Mwebwe mwese abo tuza abo tugira igihe kirekire tutabonana, Imana ibahe umugisha. Koze Imana Frank, turakwegereje cyane muri kino gihugu, Imana ishimwe ko yabikoze. Amen. Nabitana Yesu aguhe umugisha, Yesu abahe umugisha mwese.
tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Nkomezi, ntuye Indiana. Rero twaje hano tuje kuganira ijambo ry'Imana. Rero Imana yatuyoboye, turashimiye. Tugiye kuganira ijambo mwahisemo ryiza, ariko kandi tuzagenda tuvanga n'irindi umwuka yampaye nayisenga. Mweba mwese Arizona ko ndahazi. Umuntu iyo bavuze ngo bamutumye agomba kuba afite icyo bamutumye. Ese nibyo? Iyo bavuze ngo batumye baza bakubaza ngo se bagutumye iki? Nuko ngo bafite ijambo ry'uwamutumye. Rero natwe hari ijambo turimo turasenga, twasenze Imana iri twemeza, ariko tuzagenda turivanga n'irimahisemo. Imana ibaho umugisha. Amen. Mwahisemo ijambo rikomeye cyane ryo kuzuka. Warangiza kuzuka ukarabagirana. Twamura amagambo akomeye. Kuzuka, warangiza kuzuka ukabona kurauti kurabagirana. Mbere rero yuko tuganira iri jambo, reka mbabwire hari ibintu by'ingenzi nifuza ko tumenya mu buryo bwo mu Mana, mu buryo bwo mu Mwuka. Agakiza hano umuco bavugaga ngo uje ni Yesu bavuga. Amen. Ni umuco. Yesu niwe wari umuco waza uhanurwa kuko azamurikira amahanga, kandi uwo muco abantu bose bakawukurikira. Amahanga agakurikira uwo muco. Ni Yesu wavuga hano yuko azaza ari umuco, kandi uwo muco ukamurikira Isiraheli, abanyamahanga bagakurikira uwo muco. Uwo muco wari Yesu. Uyu muco rero, umuco ugira imbaraga kumuje. Amen. Ikintu kigira imbaraga kumwijima ni umuco. Kandi ntawuzi umenya ko umwijima wagiye iyo umuco waje. Umwijima ugaragara ryari iyo umuco ugiye. Uko hano tutatubona hihishe umwijima, umuco ntuzime. Amen. Amen. Turi kumwe? Amen. Amen. Tegere kino kintu cyane. Ese maze iyo bakishitara mu nzu hari umwijima uzura. Muza uzuje. Cyangwa uraho utegereje kuko bazima ugaruke. Uraho tuzahuye. Ukuvuga ngo rero Yesu ni umuco. Umuco iyo ugeze umwijima, umwijima uzuhunga. Umwijima tuzuhagarara kuko umuco ugira imbaraga ku mwijima biteye ubwoba. Rero Yesu iyo ageze mu buzima bw'umuntu uri mu mwijima, umwijima ntawuhari umuntu azabigenzamo wo kugira ngo ave mu mwijima. Oya, umuco urahagije wo kwirukana umwijima. Amen. Amen. Tumpe Bwana utukufu. Kandi hari umuco ntihazagaragara umwijima. Ikimenyetso cy'umwijima ni ukubura umuco. Ubuzima bwose bukiba mu mwijima bwabuze gusa umuco Yesu. Kandi turaza gusanga abantu batuye mu nzu y'Imana ariko barabuze umuco, bakibaho mu buzima bw'umwijima. Boririmba, bobwiriza, botera, ariko batarabona Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Noneho umutima wari wambwiye nafashwe
umutima urambwira itera yose amen none mbanza kuzireka none ziraje irobine yazo ifungure ndumva irobine barifukuriyeho hanyuma dutara mukarambwiye ngo amateraniro yose yabe agomba kuba igitara amateraniro yose y'abana b'Imana agomba kuba igitara tumpe Bwana tuvuge Yesu n'umuco usugeze mu mwijima tambaraga kujya nta muntu wakoresha imbaraga kugira ngo kiso buriya nta muntu wakoresha imbaraga w'ingeso y'ubushize erega nta mbaraga umuntu yokoresha kugira ngo areke ave mu mwijima oya ntazo atageretse gusiga umuco tageretse imbaraga z'umuco wese ziza zinjira mu muntu umwijima n'uwa bantu uko twese dukunda Imana ariko twanze umwana Yesu niwe wagoye abantu gusa abayisilamu bakunda Imana aba uko isi yose bakunda Imana ariko umwana Yesu n'ubu namwe bene wanyu banze Yesu muzamumurimba ariko mwarabanze banze kumurika mugisha umwana Yesu niwe wenyine gusa isi yazi baramaze abayuda baramaze baramwica itorero ryaramwaze idini riramwanga baramwica isiramwanga iramwica n'uyu munsi wano abantu bakunze Imana ariko bazi umwana gusa kandi abantu bose kabarakorera Imana ariko bazi umwana mureke mbabwire gukorera Imana ikimenyetso cy'ubuzima butagira umuco ni ubuzima bukorera Imana ariko budahinduka nimubona mumara icyumweru umwaka mw'ikanisa mukaririmba mugasirimba mugakora muhudu ariko ntimuhinduke ntimukure ese mwamwibaza icyo kibazo ko umuntu umukristo amara umwaka mw'ikanisa ntahinduke ntakure mu buryo bw'umwuka muzavuga ngo ni iki hariho ibice bitatu mu materaniro habaye igice cya mbere tugira abantu batarabona Yesu tugira abantu batarabona Yesu mu bwoko bwabo batarabona Yesu tugira abagabo batarabona Yesu tugira abagore batarabona Yesu tugira abahungu n'abakobwa batarabona Yesu bazabaririmba bazabahimbaza bazabayobora amatorero baba mu materaniro ariko tibarabona Yesu n'umunsi umwe bakuriye mu ikanisa barakura bararirimba bavuza ipendo bavuza ingoma ariko batarabona Yesu icyo ni igice cya mbere kiba mu materaniro igice cya kabiri nicyo abantu babatijwe mu mazi ariko bataza bwa kabiri batuze umwuka icyo ni igice kinini cyane cy'abantu babatijwe mu mazi ariko batigeze basaga ubwa kabiri babatizwa mu mwuka n'abantu bakora imirimo yose mu nzu y'Imana ariko batarigera basaga ubwa kabiri muri bene wanyu icyo ni ikindi gice cya kabiri kiba mu nzu y'Imana hakaba n'ikindi gice cya gatatu cy'abantu buzuye umwuka wera kandi bayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana abo bantu uko gusa ari batatu bakora imirimo isa no mu ikanisa ariko bayikorera ahantu hatandukanye bamwe bayikorera mu mwijima abandi bayikorera mu idini abandi bayikorera mu mwuka ariko yose asa Imana n'izitandukanye gusa ikibanza gusa zakorewe ariko yose tworirimba kimwe twoyobora kimwe twobwirizwa kimwe twosenga kimwe ikibanza zagikorerwamo umutima waranguye ngo akanwa ntikazagaseka
kandi akanwa kikaza karama ubundi akanwa kikaza karama hazaramye umutima. Muzi ko akanwa kaza gasenga hazasenga umutima. Ese hari igihe nawe umwe byari uzababaho ugasenga ariko amazi arahandi ibitekerezo by'ahandi mbese nawe uzari uzababaho ukaja gusenga ariko azavuga amawazo arahandi byababayeho namwe ukamumara gusenga nada ariko umutima urahandi akazavuga gasenga kazakatura ariko umutima n'urusenga. Umuntu yosenga atayavuga ariko umuntu yovuga atayasenga. Turi kumwe? Birashoboka ko umuntu yosenga atayavuga ariko birashoboka ko umuntu yovuga atayasenga. Dushamburiye amapepa impamvu abantu baza bavuga batayabasenga nizihe mpamvu? tubanze duterana zirindwi komezanya amakuru. Rero ivyo bice ko ari bitatu biri mu gukora ibi bice bitatu igice cyane cy'abantu batarabona Yesu n'abantu banze umuco n'abantu banze Yesu n'abantu banze Yesu kandi ubuzima bwa n'abantu banze Yesu umuntu yanze Yesu azaba mu buzima bw'umwijima kandi yayakorera Imana. Abantu benshi ishusho zabo hano mu ikanisa sizo zabo hanze. Ishusho z'abamwe hano baterane siko basa hanze, siko basa mu ngo zabo, siko baba mu buzima bwabo. Yesu we shema ko wanishije isoni cyane muri mwebwe muri bene abantu. Icyo gituma mubona abantu badahinduka, abantu bakabara imyaka 10 mu kanisa badahinduka, ukaririmba tuhinduka. Ubundi umurimo wose w'Imana ningi kusa, umurimo wose w'Imana iyo ukorewe mu mwuka ningi kusa. Kuririmba niba kudashobora kuguhindura ngo uze mu gakisa uzukorera mu mwishe. Imirimo yose ikorerwa mu mwuka izikusa izisama izihinduza soma bazimye kuko umuntu ukaratora ahinduka baba mu materano kandi umwanya munini mwinshi muba muri tubyina ariko abantu ikibazo muzamura mu kibazo ni ikibazo ni Yesu bazi murabanye idini murabona Yesu. Irageze mu buzima bw'umuntu mukaramwe bazazana n'ibimugize byose. Niba Yesu umuco azazana umuco, niba Yesu ubuhungiro aza kubera ubuhungiro, niba Yesu umutabazi iyo Yesu akugezemo, niba Yesu yaranefeje Satani ijya kugezemo abasha kunisha iteka, iyo Yesu akugezemo abara amahoro kugira ubugingo bwose butagira amahoro. Kandi umuntu yokorera Imana ariko nta mahoro agira. Umuntu yakorera Imana ariko badakorana n'Imana. Mwumvise gukorera Imana no kwikorana nayo biratandukanye. Abantu benshi bazabakorera Imana ariko badakorana nayo. Tuanze dutera hano kandi. Rero Yesu
ubuzima rero butahindutse, ubuzima rero butateye, ubuzima butakijijwe, ubuzima bugikora imirimo y'umwijima bwazuje ngani muhasoma bwabo mwene ahadusomera muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 19. Yohana ibice 3 ku murongo wa 19. Yesu arabasubiza ati nimusenye uru rusengero. Nasomye kuri 2 murambabarira. Uko gucirwaho iteka nuko. Uko gucirwaho iteka nuko umuco waje mu isi. Nuko umuco waje mu isi. Abantu bagakunda umwijima bakawutisha umuco kweli. Babitewe n'ibyo bakora ari bibi kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umuco kandi ntazabona umuco ngo ibyo akora bitamenyekana. Umuntu wese ukiba mucya yaze sinzi uko mvuze tubanze tugaruke hanyuma tumutikire mwaravuze ngo turabagira abo barabagirana ntabwo turavugaramo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Base Yesu. Bakuzumishima. Bawutisha. Base. Ikindi mugomba gutandukanya imirimo y'Imana n'agakiza. Mugomba gutandukanya imirimo y'Imana, gukorera Imana n'agakiza. Kuko mwebwe mukunda gukorera Imana, mukunda imikutano, mukunda amakorari, mukunda idini. Turabikunda inshingano iby'Imana turabikunda gusa. Kandi turabikunda. Bene wacu turabikunda. Imana ishimwe ko twari kubikunda. Ariko bitandukanye n'agakiza. Umunsi umwe barimo ndasenga Imana ifitishamo amajambo irambwira ngo mbese ufitemo amajambo ijambo rimwe ese kunyemerera akagukoresha ibintu biteye ubwoba bikomeye cyane ariko singaza ngendana nawe cyangwa bireke zangumana nawe gusa twirwa so tutembera n'ibara uhitamye abangoma bagumana nawe gukora bimaze gutya tukatwe nawe nahise munandi ari bamwe uhitamo gukora amayitaje abandi gukora ibitangaza abandi impano abandi amakanisa abandi inshingano abandi dutera agasenga rero dore imirimo ukomeye y'Imana yabwiye abantu babwiye Yesu baramubaza ngo se nuhe murimo twokorera Imana. Yesu arabaga ngo umurimo umwe gusa Imana yahaye abantu kuyikorera ni ukwizera umwana. Niwo murimo ukomeye mu materaniro, niwo murimo ukomeye mu ikanisa, ni ukwizera umwana. Abantu banze uwo murimo bazi dushambure abantu bagaruke bizera bakunda umwana. Igitaramo nicyo kugaruka abantu bagakunda umwana. Barasuzumwe Yesu arabagira ngo umurimo umwe Imana yahaye abantu umwe gusa umwe ni uwo kwizera umwana wawe ni umwe gusa. Ese nyine mwere muzamukuru ubu kandi dufite umurimo umwe twahawe. Iyi yindi muzamukuru ni impano z'umwe ariko umurimo w'Imana ni ukwizera Yesu. Sembaze nyine
abantu bose baba bakorera Imana ariko baranze Yesu sika barayikorera abajije ko barayikorera uko mwaje gukorera Imana muno mwaje gukorera Imana muno mwebwe muza bituma mwebwe ikibazo kindi cya kabisa amen ndashaka muri byabishye cyane muri byabishye semena baba tubatarabizwa batarabona Yesu ibintu bibiri bizabibagora byambe ni ijambo ryo kwiherera bagasenga ijambo rya kabiri mu gusoma ijambo ry'Imana izo bintu n'ibintu bizabinanira umuntu utarakizwa tiyo kwera ngo asenge ijambo rya kabiri tiyo gusoma ijambo ry'Imana ubwiye bazahaga nibake bazasoma ijambo ry'Imana ubashije bake baza basenga biherere uko agakisa kagira isano n'amasenga agakisa kagira isano no kwegera Imana umwuka w'Imana ukugezemo umwuka w'Imana kurimo iyo yasa kurimo yasa azanyotega Imana umwuka w'Imana azanyotega kwegera Imana umwuka w'Imana azanyotega ijambo ry'Imana umuntu wese utagira umwuka w'Imana ntazasabana n'Imana ntazasoma n'iki gitabo nicyo kimenyetso kigaragaza ko abantu bamwe benshi batarakizwa kandi ndabizi benshi tuza gusoma Bibiliya sembazi umara ukwezi utajya ukajya mu kazi birashoboka ukwezi utajya utamu hanyuma ushobora kujya mu kazi kubera iki ntabaraga ziki z'umubiri tuvuge ngo imbaraga z'umubiri mu mutsima kuri iyi figira imbaraga kuri mutsima si ikindi ni ifu maze bashaka gusaba amazi igatumba ikavamo ikintu cy'ikiboko abantu ariko kugira ngo ifu nimba imbaraga z'ifu umuntu yahwereye yaguye agafata imbuga agafata akabiswi kangana agakoza mu kanwa yanze kubera imbaraga zifu uratekereza muri si yo mwuka ugize ukwezi udasoma ijambo ry'Imana umeze umuntu wese utadusoma ijambo ry'Imana tubeshaga muri kanisa ni bande bazamara nk'icyumweru badasoma ijambo ry'Imana cyo kukwezi bakoze muzamure mushaka kugira icyumweru adasoma ijambo ry'Imana cyangwa ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu avuze neza cyane none se murubaza uwo muntu musi yo mu mwuka wose ibijyo z'umwuka reka twige ino jambo gatoya n'umuntu utegera n'umuntu habamo ibice bibiri habamo umuntu w'umubiri akabaho iri inyuma bashakuje haleluya ino bari muzamusakuza cyangwa nuko abantu bazamara ukwezi badasoma ijambo zatekereza turabishamburiya ubwo buzima butajya urapfuye ntabuhaba ntaburiho nta buzima bw'agakiza buhari niba ushobora kumara ukwezi utajya umubiri utari umutsima tubona hamwe none mu mwuka kugira ukwezi utajya mu mwuka uratekereza ngo ubonesha Satani uriho se iyo tugeze aho kera tubabaye kubera ko abantu bene wacu benshi tumuramenye Yesu ari nacyo kintu umwuka yanyigishije nzabigisha umwuka yambwiye nzabigisha isi y'umwuka baje kumenya sisitemu y'umwuka w'Imana semena tumpe Bwana tukufu iyo Yesu ageze mu buzima bw'umuntu iyo umuco winjiye muri Kristo umuntu iyo yakiriye Yesu kumwami mukiza hanyuma akakira
umwuka wera uzi ukora ibintu bibiri mu buzima bwe. Nubwo umwuka wera ugira imirimo irenze 10 mu muntu, ariko ibi yihutirwa impano. Ikintu cya mbere umwuka azakora muri wa muntu ukizijwe vuba cyane, aza mu nzara n'inyota zo kwegera Imana, gusenga cyane no gusoma ijambo ry'Imana, kandi akamuha n'ibyishimo. Nizo bintu bitatu biza biranga umuntu biza kwima, azanezezwa no kuherera, azakunda iby'Imana, agakunda ijambo ry'Imana, agakunda azanira ibyishimo mu materaniro. Iyo mutananiwe nizo bintu bitatu azananiwe, kuko izo bintu bitatu ni iby'abanyamukazi. Izo bintu ni iby'abanyamukazi. Rero aba bantu batarizera Yesu, abantu bapfuye basinziri, abantu bapfuye badafite ubuzima, badafite ubugingo, n'abantu barabaraye baza gusa turirimbe twinjire dukome amashyi ubuzima budahinduka, kuko n'ubuzima bwapfuye mu mwuka. Bakagira ngo none barahagaze ariko barapfuye. Ubuzima ikizakoreka kuko ubuzima bwapfuye nuko butakiri tumitiziga. Tuzure gatoya tutera hano zitatu zizutu umwuka yaramwe gukino gitera. Amen. Hallelujah. Nico kuzura gusa, nico kuzura bapfuye. Amen. Nico kuzura bapfuye. Tumpe Bwana tukufu. Ubuzima budasomeza, n'abamama mwe, n'abakobwa mwe, n'abasore mwe mudasoma ijambo ry'Imana, ubuzima buzapfa, bugapfa mukaba mu nzu y'Imana mwarapfa. Satani abafite imbaraga, mukaririmba murabasambanyi, mukaririmba mugwa. Mwebwe benshi baracanatukana mu kanisa, mwebwe muracagwana mu kanisa. Mwuka yambwiye ndi mu nzira, ndatekereza wese ko abantu bafite Yesu, umuntu ufite Yesu yutukana, nzagusanga umuntu utukana tiyutukana na Yesu, tibufatikanya na Yesu utukana. Niba Yesu ari bikomeza, Yesu tiyose titwafatikanya na Yesu utukafana. Niba Yesu arimo titwafatikanya gusambana na Yesu. Niba ndi kumwe na Yesu titwafatikanya kwangu. Kujya ubuzima mbona abantu benshi baba ikibazo cyo kubona Yesu. Ni Yesu usaba tubafu. Yesu. Nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Yeye mwenye uwezo kaniokoa. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Yesu uranaye cyangwa wakuriye bidini ndabizi twese twabibayemo, turakura muri sande gusukura, turakura none tugeze tungana buke. Ariko hari abasaza bakuriye mu kazi batarabona na Yesu, batarabona na Yesu, kandi barakuriye mu nzu y'Imana batarabona na Yesu. Batarahura na Yesu. Hari abakatu bageze mu bakatu muri bene wa batarahura na Yesu, bagizinya bavuze basanga baba mu kazi, ariko batarahura na Yesu. Batarahura na Yesu, batarahura na Yesu. Azikuririmba, azikuyobora, aziprograme y'amateraniro, ariko Yesu ntaragera mu buzima.
ubuzima bw'ahantu mu ikarisa butandukanye n'imibereho yacu hanze. Icyo kimenyetso kizagaragaza niba abantu barabonye Yesu. Yesu si umwikarisa, Yesu ni umuje. Yesu ni umuje. Zamujyana akamucarana mu waje, kamujyana mu kazi, kamujyana aho ngiye hose. Yesu si n'umusiga, ni umwana wawe. Ese mwe muzamumusiga? Hari n'abandi bataza basenga mu ngo zabo. Turashangurira. Rero ubwo busima nibwo bugenda bw'itorero. Ubwo busima iyo mibereho y'abantu batahindutse, y'abantu baba buzuye Imana ariko ubuzima bwabo butahindutse, imibereho yabo yo hanze itandukanye n'hano. Baraparega babahanga ariko hanze hari izindi. Kwa nini? Mnawuchezesha kovo. Mwebwe musabu mwakeresheje kabisa. Mwirengagisha kabisa. Mwagize ngo nakumuryango, mwagize ngo nakabene wa. Mukaba ngo mutwego kukuba utuzima. Tamana. Imana ifite abagifite. Ngamureke mwamazi mwe mushimwe. Sizo. Jenge kunywa amazi mushimwe. Birashoboka. Oya kuri Kenya. Mwebwe rushire. Murashize. Uko mutoshimye utanangoye amazi. Niko umuntu wangoye amazi mu rushire. Ufite Yesu muzuki. Umufite ni wazakiza. Uwamubonye ni wazakiza. Ntabwo noyanywa, ntabwo no kwizera Yesu. Data ndiyo kwizera Yesu. Wananse mwizere, anyizere. Iwe wamumenye wamuha ni wazakiza. Usibye ko Imana yatubwira neza tugomba y'umwami Yesu. Siko muzamuririmba. Muzamuririmba gute? Turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu w'abasi. Iyo tuvuga ku ngoma ya Satani none tuba twihebye. Mureke mabiri muzamuva amakuru mwakuze mwumvishije impuhwe. Amakuru mwarayumvishije murayumva mwumva Yesu. Mwumva Yesu bamaze ngo kuzamuka bamaze kumwicaza kwipunda. Abantu bose bavuga hozana 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 hozana. Yanzira baza baririmba mu hozana. Niyo babumanukanye bamujyanye kuzana. Babandi bose. Cyo tumusubona abantu. Tuzatwirwa tumuririmba. Twageraze tukamugambanira. Shambira asa akakubwira imbaraga. Kuko mukunda Yesu ariko hari izindi mbaraga zikibaba. Nimuri abatungwa bose. Amen. Tumubona tukufu. Haleluya. Rero ubuzima ugomba gushaka Yesu, ugomba kubona Yesu. Yesu akinjira mu buzima bwawe, Yesu agahinda ubuzima bwawe, Yesu akazagenda aguhindura umunsi ku munsi. Indirimbo timuzibonera amagakiza, ibisirimba timukibonera amagakiza, kubwiriza sino bibonera amagakiza. Oya agakiza kabonerwa mu mwami. Agakiza tuzokabonera amatero. Agakiza ntimukoza akabonera ngo twakusimba abandi bakusimboma ngo none ngo twagiye mu bujuzi. Siko kuja mu bujuzi. Kuja mu bujuzi ngo kwakira Yesu. Yesu akasoma. Ukamusore uzuye. Ukamuha uzuye. Ukamuga uzuye. Nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Yeye mwenye uwezo. Asakukura mu mishima, asakukura mu busama, akagukura mu bugomo, akagukura mu nabi, akagukura mu bugomo, akagukura mu gutuka, akagukiza. Yesu mukiza. Yesu mukiza. Abamufitiye n'abakiza.
abamufite yabakijije yabahinduye barahindutse bagenda bende bagira amahoro basaba mu bwiza bakijira mu bundi bwiza bafite umwami wabo umunsi ku munsi arabaryoheye mukeje bundi yarangije ijambo rikomeye naza mvuga ngo nzajya kubishuza birambuye gusa niba umuntu udashobora gukunda umuhungu umwe umukobwa agakunda umuhungu umwe mu bahungu buzuye isi akamurutisha abandi bahungu ese aba yagize gutuka cyangwa umuhungu agakunda umukobwa umwe ku isi akamurutisha abandi bakobwa bose biba byagenze gute aba yamukunze aba yamamurutisha abantu bose mbese aba yamuhaye umutima wiwe wose yabona abandi bahungu pi ntababura yabona abandi bakobwa pi ntababura uzi wa muhungu niko bavuze hariya kandi irambwira ngo uyu muntu yakunze ntuzokunda imana wamwira umutima wose ubikunda none niba umuntu yokunda umukobwa akavuga umutima naje nubaha imana zose naje gutanga ibiterane 20 Yesu we nanyuzwe nawe Yesu we nanyuzwe nawe Yesu we nanyuzwe nawe era kurekera Yesu n'ukumutiswira igimo era gutunga Yesu n'ukwagire era gukurikira Yesu n'ukwagire neza safiso era gukurikira Yesu era kugira Yesu n'umishima era kugira Yesu abantu bose batarabona Yesu bazabona Imana kandi yaravuze ngo bavuga ngo mwami Yesu sibo bazirwa baririmba bazama mwikanisa ariko arabasega adana arabagambanyi umusara arabazi umusara Faza dushambure bene wacu abazi umusaraba baba bakoze umusaraba nicumuka yapaye mission yo gutuma abantu bakunda umusaraba aho kuba abazi umusaraba kuko dufite abantu benshi abazi umusaraba muri bene wanyu mumbira abazi umusaraba kujya baruzira abazi umusaraba basambanya abazi umusaraba abagome n'abazi umusaraba amacakubiri n'abazi umusaraba abanyeshuri n'abazi umusaraba umunsi umwe ibirori uzabera mu ijuru Kristo ari kumwe dore yakoze amaraso ye Yesu we nanyuzwe nawe Yesu we nanyuzwe nawe muva mbabwi timusogwana n'ibyango mubineshe timusagwana n'irari ry'umubiri timuzagwana n'ifaranga za Amerika ngo muzineshe timuzogwana na sisiteme ya Amerika ngo mushobore usibye Yesu muzima bwawe Yesu iya kugasa azakubwira ibintu n'ibi Yesu yagasa muri wowe azayisa amaso y'irari akaguha amaso yo kubona Yesu iya kugasamo azayisa amaso yo kurangara Yesu akugasamo azayishira iginyota azayishakayira Yesu akugasamo ukavuga ngo sukunije wawe ni wowe wakera jewe diragino ayiki kintu none yagiye Yesu akugasamo
aza kumara inyota y'ibyiza akagushiramo inyota y'ibyiza umuntu akaza kumva inzoga agakunda gusenga kuzuza ese ni gute umuntu yakunda ikintu kandi usaba gukunda Imana ni nziza kuko yarambwiye ngo agukunda abantu cyane no kunda Imana cyane zose kandi ugukunda kandi hari inkundo ziri tegera ese mbazi umwicanyi ntakunda abana be nose ubona urukundo rw'Imana nabajije umwicanyi akunda abana be bavye umwicanyi akunda abana be ese ubwo rukundo nubaye kujya umuntu wanga umuntu umwe gutya gatoki gutya akagera azayirwana mu mutima kagera Yesu tumufatikanya kwanga runaka ese mbaze kandi umwicanyi akunda abana be ese umwicanyi ntakunda abana be none se ubona urukundo rw'Imana none urukundo rw'Imana ni uko urukundo rw'Imana ni uruhe urukundo rw'Imana ni uruhe n'abisi bakunda babakunda n'abisi bakunda babakunda abamuzoga barakundana indaya zirakundana abacuruzi barakundana n'abandi bantu barakundana abatinganyi barakundana none se ubwo urukundo rw'Imana ariko ngo mukunda abaziba kandi ngo musabira ababarenga bene ngo urukundo rw'Imana nawe ukunda abana bawe urumvishanyi ubwo si urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana ni ugukunda umwanzi wawe kandi ugasabira ukureka nibwo urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana nibwo muzaba abana basohora ninde muntu ukunda uwamwica mwebwe inka gusa zaragiye mwuzuye ubugome kubera inyamaswa zabiye mwuzuye ubugome aba ari ubugome ukura Yesu sinzi uko tuvuze ibintu bikomeye cyane kandi twarababaye mu mubiri ariko reka ntizogenda ngo tugire umutima mubi tuwugeze nka tuba tutari Yesu kandi Yesu ararutinka sinzi uko tuvuze Yesu utarutinka Yesu utarutinka inzu z'ibyatsi Pawulo yavuze ngo ni igice tandukanye n'urukundo rw'Imana n'ukwanga n'amakuba n'icyaha n'ugupfa n'ugupfusha n'ukwangwa n'ugutukwa n'ugutwikirwa amazu n'ukwizigwa n'igice dutandukanya n'urukundo rw'Imana ese ubundi hari twariye ngo dutarame gutya abandi baba batanga ifaranga zo gufasha abantu bibuhira bose bari mu muhaniriye wese ngo n'abana bwoko muzobo n'abana bamuzobishurira yamabira kumujinya kaho yagarira umurabundi bakiye umva umutima w'abapagana abantu batanga ifaranga z'abakene mu minembwe arabaza ngo se ubu bwoko nabwo muzobwishurira mwikanisa kubera iki kubera Yesu uko abantu babuze Yesu ese mbazi amamisaje y'umuhana akarere k'umuhana ese sibo baba mu muhana sibo baba mu makanisa ntibaza bamarana muhana tubanze dushambure amapepo babandi baba mu muhana nibo baba mu ikanisa babandi bagwana ku mbuga bajya batukana mu muhana baza bagahurira mu ikanisa kandi bakanezerwa shambure ayo mapepo tuyasiga muri uyu muhana ubabone Yesu
cyangwa muri mu ushaka abantu bari bohereje message kuri WhatsApp twemeze wewe wicaye mu wawe ukamufata n'amapepa ukamufata message na ukamwandika ukohereza Jameni, Yesu yupo, Ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jameni, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ese mbaze Yesu bila nuzu kwezi na kukabundi kandi mureke babiri nta mukristo umusambanyi waho ngabino Arizona kumubwira abakristo babaruzi haba abakristo babaruzi se haba abakristo b'abasambanyi haba abakristo b'abagome barahaba haba umukristo w'umugome haba umugome haba ari umukristo Yesu umugome hari umukristo utukana hawe hazatukana umutukani ariko umukristo utazatukana Yesu yamukijije gutukana yaramuhinduye Yesu none hari umukristo w'urwango ugira umugome wangana ariko umukristo ari urukundo mugomba kwitiranya mugomba gutandukanya imirimo y'Imana n'agakiza mugomba kwitandukanya kimugomba guhuza indirimbo wihuze n'agakiza kimugomba guhuza idini ngo wihuze n'agakiza agakiza n'ubuzima bw'umuntu ni Yesu umuntu wamuhinduye agahinduka Yesu akinjira muri wewe agahindura ubuzima bwawe ukabisaremwe gisa hawe uhuye no kuririmba none wewe turaririmba tukaba mu kanisa tugasirimu ariko imibereho yacu ntihinduka ubuzima bwacu ntibuhinduka yakurangiza niba mukeneye kubabarira nimusuke mufiya muri mugarukira Uwiteka nawe arasabagarukira nimukunda Imana dukunda imirimo y'Imana ariko ntidukunda Imana dukunda imirimo y'Imana ariko ntidukunda Imana kuko icyo umuntu akunda ni umwana umuntu akunda mu umwana seniko icyo umuntu akunda hari ipepo ryaje ejo bundi rya TikTok bagitawuti ese umuntu yibaraho abazakangara guca ayihuta amasanga umunani ariko kugira ngo asenge gutya ibitozi bikama biza none ayo mapepo yose Imana umwuka yaramwe ikintu cyose umwanya ku mutima n'ikiyigoma ikintu cyose gifasha umwanya munini mu buzima bwawe ku mutima n'ikiyigoma niyo Mana gusenga nzababwira hejuru kuzuka ikintu kiza kizusa umuntu
cumi ngo asome zaburi amaso agahuma ibitotsi bikaza agahunyiza akayura abumira bibiri ariko akamara amasaha umunsi wose yayataka kuri WhatsApp pasinzire kakahurize tiyayi mwebwe kumuraki hanyuma kututoresha hanyuma dukunda Imana timukunda Imana mu mitima yawe ikunda ubihumana ukunda umwana mukarame ukomeze nazanye basi nangane masere baza ngoma mu bihumbi zuzuyise miliyoni zuzuyise esabize isi tukabizamira abantu bagana gutuye miliyari 8 ngoma muri za miliyari 8 z'abakristo buzuyise ukunaje imbakwirisi y'abana bawe imbakwirisi gutya naranditswe mu gitabo cy'ubumenyi niba mwana we nanditswe mu gitabo ndi nimero ya kangahe nubwo uje gukora muri kampani utanditse umwuka umukozi ukwiriye gukora tubaguhemba ese wohembwa icyambere uzubanza ugahabwa akazi ukandikwa k'umukozi mu kazi ukabona gukora timuza mwishimira akazi ko guhembwa sembuze gute kuba ngo mwishimira imirimo mukora se mwishimira ifaranga kandi ifaranga nizo ziza zimara umuruho kandi nizo ziza zimara ubundi akazi gusibisha imoto kuzohembwa n'ifaranga ugiye kuzaba nizo biza bituma umuntu yigisha akamena amaraso kubera gusa umushahara kumushobozi akanezezwa akagenda mungu akagenda ibitose akazamaze uko kwita akazagenda bamweza baje kugomba kubera ibitose si ugukunda akazi cyane kureba umushahara azabona kumushobozi ese bazi ni akazi gakunzwe cyangwa ni umushahara ukunzwe ni ifaranga ifaranga ni umushahara tegerere rero murakambabwira ikintu kigenderewe mbere yuko ukorera Imana ugomba kubanza ukamenya neza ko wemewe n'Imana ko umwana w'Imana ko wanditswe mu gitabo cy'ubumenyi indi mirimo yose ugakorera Imana tujye gusenga Imana abasore nimudasenga ngo mukizwe muhimba ejo bundi mukarambwiye ngo arambwira ngo niba umuhungu n'umukobwa bashobora gushakana arabapagani bose bakaja mu rugo bose ari umwijima abana babo bazabyara ari umwijima uruzaro rwose rukomoke mu mwijima Imana kumutwara kuko biravuga ngo iyo umwe akishijwe undi akaba umukristo iyo babyaye umwana yezwa umugabo n'umugore bashaka twemeze umwe akaba umupagani undi akaba umukristo nategereye iyo babyaye umwana wa mwana yezwa kubwa wa mubyeyi we ukishijwe ariko iyo bombi ari abapagani uwo mwana aba ari umupagani aba yavukiye mu mwijima uteye ubwoba icyo gituma ubu nyine abantu benshi babwira ngo none ngo umuco usa n'agakiza ubu dufite ingo z'abapagani ziteye ubwoba bari basara abana mu mwijima bari bashaka mu mwijima bari basara mu mwijima ubashije hari ingo zisenga nijoro zigiye kujya mu ngo zabo bakora igitaramo mu rugo rwabo n'aba bayumbe n'abandi ntabaza basenga mu ngo zabo ni bande bakeye urugo rudasenga ruri mu mwijima ubuzima budasenga ubuzima butakizirwa budafite Imana ntibuzabunyoterwa Imana kandi natangara baza bagera mu nzu bakareba televiziyo bakaganira
bavuga ame amazi akama afuna dushamburiye ayo mapepo dushamburiye mu izina rya Yesu. umuruhusha kubera ko bagiye gusenga nzobigisha systeme satanike systeme y'umwuka niho muzamenya amakuru yose nayo ngibi murimo n'ibiki muramenye systeme ikomeye iba muri bene ego abasore bagahaguruka barabari n'ubuzima bajya muriho bagera gusa kabasha ikorari kadumika abayubi bagatara bagera abantu ese bagiye abakazahabasha ese abarinzi bakera bagiye bazi barashaje turabona abasaza hano hirya bazabima ngo waholi bakunda bari abasaza waholi abandi no baranebwe abandi basaza kandi waholi bashaje ariko mwebwe muzamushaka mukava muri korali umukobwa yabyara korali akabaha ivuriro gore yabyara korali akahibage umuhungu yashaka akamujana turacarira ibyo se utakorera urugo rwawe agahunga amateranije sisiteme bivuze gute none ni gute umuntu azahimbaza Imana cyane yashaka akabireka ese nyine ukuntu Imana yabahaye impano zo kurimba bene wacu mu bisazo tubona bari abakecuru bakaka bacu bari abahanga mu kuririmba none byagiye bararirimba cyane birashira timurabona abasaza bino abakecuru bino none narumi hari bamwe abakecuru bo baza bakora gusa amabiro y'ibyo baka ukamusanga muri biro abasaza baririmba yuwaho abakecuru bakaka ukuri abahanga kumuri abaseka mwebwe ibo bararirimba ariko zizagiye system mukagasenga umwaka w'imyaka mwese mwavuye muri Afurika beje ari abanyamasengesho none mwarashitse no mwarariye murahabwa ibyo mutahinze muramaze mutubase niko Yesu yabwiye Imana yabwiye abanyiziraheli ngo mugera mu gihugu bahari cy'amasezerano mukajya mugahaga ntimukibagirwe nimuba mu mazu mutuyubakiye mukajya ibyo mutihingiye ntimukibagirwe mwebwe mwarananirwe mwarashitsega mwarakize timurandakira mwasenze kangahe gute mu kibiwa hano mwarashitse mwarakizega mwabonye ifaranga mwabakobwa murakizega mwabahungu mufite ifaranga mworohe ibintu birabarembera imbere tegereza muzokenera muri kino gihugu upagase nimba upagase uja muri kampani ufite imyaka 18 utaragenda ku ishuri uzosaza ukiba muri iyo kampani kuboga tuteze kuja ku ishuri uzoja mu kazi muri office ubuzima bwa bwose uri harente kandi benshi n'ibyo basigaye umwe yarambwiye ngo ushitse pastor ngungana n'umuntu ugize imyaka 10 hano asera amape je ushitse none nabuze imyaka 10 turangana gute ese namwe niko muzamubwira bashitse niko bazabavuga iyo ni system satanique ni gutuma umuntu yogira imyaka 10 mu bihugu wowe urayushitse mukangana nabajije ese ni muzi mpamvu se bangana nta buzima bite nyine koko niko usanga muri konte ari kuko nawe ufite ubushobozi kimwe na none ibyo bintu twe tubavuga ngo nawe umeze kato
ariko siko sinzi ibintu mvuze ariko ni hano nimudasenga muzake nimutengera biraba ngo abasore b'imigenda bazirukanka baruhe abasore b'imigenda baziruka baruhe bazagenda batsongore bariko bategereza Uwiteka ntibazananirwa bazasubizwamo imbaraga nshya kandi ngo bazagurukisa amababa nk'ibisiga ngo bazagenda ntibazana kandi ngo baziruka ntibazacogora mureke mbabwire nimwiruka inyuma y'ifaranga ntimuzokira kubera n'indi sisiteme mutarana muze munazikoreramo n'Imana aho gutanga $100 mu isadaka hano wogenda ukayirya imbongo zigashira aho gutanga Imana hano Imana gukora igitangaza aho gutanga icyacumi hano Imana yakugereza umwaka ukwezi Imana umusore waje kubaka urugo wa mama utunze abana batakijisha kuba ufata $50 uyitange mu nzu y'Imana woyifata ukagenda ukayigura amazi agashira kandi amateraniro menshi ya timugitanga n'isadaka bamwe turagitanga isadaka zabavuyemo reba abantu badahereza gutanga isadaka babizi ko bahari none Imana izo yabakoreye murateganya ngo muzakorera Imana muzukira gute mutwahisha Imana ubutunzi bwawe mwabisubire mubahisha Imana ubutunzi bwawe mukorera Imana mu bintu zanyu zose muzobona Imana mubona Imana musenge mubona Imana ariko nimudasenga Imana nimutegera Imana muzobwira mutima mwawe ntabwo dusenge